abakozi bo mu rugo batumazeho abana. Mbega umukozi w'umugome, mbega umukozi wo mu rugo w'umutindi. Gufata umwana utaruzuza imyaka 2 maze akamwiba, yarangiza akamujugunya muri rugori ya ruhurura. Koko mundebera abakozi dusigira abana bacu ngo baturerere, kandi tubaha amafaranga yacu twavunikiye. Uyu mukozi wo mu rugo yakoze amarorerwa akomeye cyane, kubera ko yibye umwana amugambiriye ndetse akanamujugunya muri ruhurura. Reka twumve icyatumye yiba uyu mwana ndetse n'icyatumye amujugunya. Kubera ko yaje gucunga nyirabuja yagiye ku isoko, yarangiza agahita amwiba. Ko mbona uyu mukozi wo mu rugo asa akiri muto, aka kanya yaba abuze urubyaro kandi atarashaka. Mbaza nkubaze, nta handi iyi video wayibona irambuye usibye kuri YouTube channel yanjye yitwa Biri Hanze Kabiri. Kimara kugera kuri YouTube channel yanjye, wibuke gukora subscribe, ukande no kunzogera kugira ushigikire Biri Hanze Kabiri. Ubundi twumva uko byatangiye nuko byagenze kuko yaje gufatwa. Mwabakozi bo mu rugo mwe, nubwo atari mwese ariko nako muri abana beza, njye ndababaye. Mugabo mugore, ibaze umwana wawe umukozi wo mu rugo nk'uyu nguyu wamusize mu rugo ugasanga yagukoreye bya mfura mbi gutya, umwana wakora iki? Ntujye kure, ndetse biragusaba kwihangana kuko iyi nkuru yo iranababaje iteye n'agahinda, kandi njye ntanababaye. Ngiye kukugezaho iyi nkuru, banyita Biri Hanze Kabiri, ngo haye ikaze. Ni mu karere ka Nyanza aho hakomeje kubera amahano akomeye cyane kandi menshi atandukanye. Iyo hatabaye impanuka hapfa umuntu. Muri aka karere ka Nyanza ntihashira kabiri utumvishe saga yuko umuntu yaba yishe undi. Ngaho impanuka zitunguranye, ngaho abakozi kwiba abana, ngaho urugomo rukabije cyane, ndetse n'ikijyanye n'ubujura bivugwa koko cyongeye kugaruka muri aka gace. Ibi bibazo byose bikaba biterwa n'abasore ngo bisize na ngo ryitwa tuzakora ejo, ngo n'uwapfuye ngo yasize akisakaze. Muri aka karere ngiye kukubwira amahano akomeye cyane yahabereye. Ubu byavuye mu gukubitana, byavuye mu ngumi, byavuye mu mpanuka, bikaba byimukiye mu bakozi bo mu rugo bakora akazi ko mu rugo. Benshi mu bita amazina atandukanye, hari uvuga ngo ni Kajyasi cyangwa se ngo Rwesa Madongo, ariko izina ryabo ryabagenwe nta bakozi bo mu rugo. Gusa imyitwarire yabo nabo ikaba itangiye gukemengwa cyane bitewe nuko umukozi umwe yaje kwiba umwana yareraga. Hakomeje kumva ibibazo bitandukanye mu baturage bafite abakozi bo mu rugo, ndetse bavuga ko abakozi bo mu rugo ngo batagihembwa. Ese byaba ariyo mpamvu uyu mukozi wo mu rugo yaba yibye umwana? Akaba ariyo ntandaro yatumye abantu bagira ubwoba, ndetse bafite abakozi bandi muri aka gace bavuga ngo uwa mugenzi wanjye niba yibye umwana n'uwanjye azamwiba cyangwa se amugirire nabi. None abakozi bakaba bo mu rugo bakora akazi ko mu rugo bakaba bongeye guhagurukirwa, ndetse bikomeye cyane no gufatirwa ibihano bikomeye cyane. Twakomeje kubona zimwe muri video cyangwa mu tuvideo dutoya twagiye ducaracara ku nkoranyambuga, aho umukozi yakwitaga umwana yenda kumukuramo umwuka. Twakomeje kumva inkuru zitandukanye zaho abakozi bamwe na bamwe bagiye bafata abana ba nyirabuja nabi, ndetse umwana wawe ukamusiga afite ibiro 5 ariko wazagaruka ugasanga afite kimwe bitewe nuko umwana angana. Yewe mu bamwe no mu bakozi ngo ntibatinyaga kunywa amata baba basigiye abana, cyangwa bakarya ibiryo bimwe bita bya nido, ndetse bisimbura imfashabere bitewe nuko bamwe muri aba babyeyi baba bagiye mu kazi guhigira urugo. Gusa si ibingibi gusa, hakomeje no kumva bamwe mu bakoresha nabo baba mama cyangwa baba papa banze kujya bahemba abakozi babo, bigatuma abakozi bafata imyanzuro yo kuba babiba cyangwa se nabo bakihemba mu byo mu rugo baba basigiye. Bamwe mu bakozi bajyaga bagurisha ibikoresho byo mu nzu, bamwe bakagurisha ibyo kurya nk'imiceri n'ibindi bakabigurisha ku mabutiki kugira ngo babone itike ibacyura ibajyana mu rugo.
ndetse hari bamwe bajyaga babikora kubera ingeso, gusa abenshi na benshi ngo bangaga kubambura, bamwe bakihemba amateleviziyo cyangwa amafirigo. Wamusiga mu rugo uzi ngo wagiye ku kazi, wagaruka ugasanga yafashe bimwe mu bikoresho ufite mu rugo, cyangwa ugasanga yanakwimuye kubera ko wanze kumuhemba kandi utarabuze amafaranga. Ariko iyi nkuru irababaje cyane, aho umukozi wo mu karere ka Nyanza yaje gufata umwanzuro wo kwiba umwana, ndetse nyirabuja ngo yari amusize mu rugo agiye ku gasoko, cyangwa se aho wakwita ku ihahiro, cyangwa se ku gahinga. Uko wabivuga kose, nyirabuja w'uyu mukozi wo mu rugo ngo yari yagiye asiga uyu mwana mu rugo, ndetse amusigana n'uyu mukozi. Gusa uyu mukozi ngo yahise acunga nyirabuja kamaze kurengarenga, harangiza agahita akora igikorwa nk'iki ngiki cy'ubugoryi, ariko kwihitiramo guhita yiba uyu mwana akamujyana, ndetse ngafata n'utwenda dukeya twangushe. Aravuga ati nanjye mbonye umwana, mbonye boro ndayijyanye. Ese mama, niba mwakuruye amakuru, uyu mwana yari yibye ko mbona aresha n'umukoresha, ubu yararamubaza iki? Ese mama kakiri muto, ubu yaramujyanye ngo byibura ngo amubere umwana we, cyangwa yaragiye kumugurisha? Gusa ubwo iyi nkuru yakurikiranwaga cyane, ntabwo turamenya icyabimuteye. Gusa muwe mu gufatwa kwe yavuze ko ibi bintu kubikora byari nk'imikino, kuko ngo nyirabuja bari bamaze iminsi batongana, ndetse ngamutuka nabi, ndetse ngo amutuka ku babyeyi, ngamutuka ko ari ikinyendaro n'ibindi bintu byinshi, bituma uyu mukozi nawe avuga ati niba batarampemba nanjye ndaba ntwaye umwana, mbere nk'aho nsa nk'umuhishe, ndetse turebe ko bampemba. Gusa nubwo yagize imitekerereze mibi yayobye, ntabwo yagakwiye kuba yakoze ibintu nk'ibi ngibi, kuko umwana ni umwana, amaraso ni amaraso, kiremwa muntu ni kiremwa muntu, gitandukanye n'ibi byose. Gusa yaba ari njyewe nduyu mukozi, ntabwo mba nibye umwana, ahubwo bari baraza bagasanga hari ikindi kintu nakoze, nkaba nakiba gaze cyangwa nkiba televiziyo, byibura nkazira ukuri, cyangwa se nkahitamo kwitahira ku mahoro. Mutagira ngo mwabakozi mwe bahaye inama. Ni ikibazo natangaga, cyangwa se ni urugero natangaga, kuko uwibye televiziyo no kwiba umwana biratandukanye, cyangwa se akaba yarafashe umwanzuro wo kwitahira ku mahoro, cyangwa se niba nyirabuja yari yaranze kumuhemba, yagakwiye kuba yaragiye akamugeza ku babishinzwe, kuko umutekano urahari, abamudugudu, ba nyirisibo, ndetse n'umukuru w'akagari, ndetse n'urwego rw'akarere cyangwa rw'umurenge rurahari, kandi ibibazo bikemuka vuba cyane. Gusa ubujiji yagize niyihangane, ariko yakoze amahano mabi. Gusa n'abandi bakozi mvumvireho, kuko iyi ni ingeso mbi cyane, kuko ubu ngubu niba yujuje imyaka y'ubukure, ntabwo ari bushinzwe ko yibye umwana gusa, ahubwo araba yanamushimuse, kandi arabizi ingingo y'amategeko uburyo ihana cyane umuntu washimuse. Ese mama, ko numva mu karere ka Nyanza harimo ibibazo byinshi? Mana yanjye, uyu mwana yaramujyanye? Ubu nibyo nkomeje kwibaza, nawe wibaze nanjye nibaze, kuko uyu mwana ni muto, kuko n'uwamwibye nawe ni muto, kuko uyu mukobwa agafite imyaka 18 y'amavuko. Urumva ni umuntu utaramenya tekinike cyane z'ubuzima bwo hanze. Gusa yahubutse, kandi nizere ko buri wese bimubereye isomo. N'uwari ufite gahunda yo gukora amahano nk'aya ngaya ahita abireka, kuko si byiza. Ubwo nateguraga iyi nkuru, hari iyindi nkuru ingezeho ikomeye cyane y'umukozi wo mu rugo, aho ngo sebuja ngo yashatse kumufata ku ngufu. Ubwo uyu mukozi wo mu rugo ngo yari ari gukoropa, murabizi ko iterambere ryaraje, ngo yari yiyambariye akajipo gasa nk'akaringaniye, ngo yunamye, ngo bosi we yari ari mu ntebe, ngo abarambuswe ibirebero by'uyu mukobwa ukumukorera. Abonye ibintu ari byiza, niba yarikanze ari madamu we, ariko guhita amuhera inyuma, ngo yumva ari kumwegereza ibibero, yumva ngo diki ngiri kumujomba. Hanje ngo akamubwira ati humura ntakiri ubube, ndetse ngo icyo ushaka cyose ndakiguha, ngo ariko ureke nkora ibyo nshaka, nanjye ndaguha icyo ushaka. Gusa uyu mukozi yase kwanga, kubera ko ngo ni ubwa mbere yari agiye kubikora, ngo ntabwo yari abimenyereye. Gusa uyu nguyu wari uri inyuma ye ari we sebuja, ntabwo yigize abyemera, ndetse ngo abyumve, ariko kubikora ku ngufu. Yewe icyatunguye umukobwa,
n'ukuntu yisanze ngo nta kariso yambaye, kandi ngo buri munsi ngo yarahoraga yambaye, ariko ngo kuri uyu munsi ngo ntabwo yari ayambaye. Nanjye niko kantu kambereye urujijo. Ariko mana yanjye we, kari akantu gatoya koko tukazire, ariko mana yanjye kuko kadapimye n'ikiro. Bagenzi banjye munange nshuti yanjye, niba utarakora subscribe kuri ino channel warahombye pe. Niba utarakana kunzogera urukundo mukira, rega ngusabye miliyoni ntiwayema, ngusabye 500 ntiwabima. Ukanda subscribe bigutwaye iki? Ukanze kunzogera bigutwaye iki? Nkomeza gushimira wowe wabanye nanjye muri byose. Imana ikumere igisho. Ciao.